Akenshi iyo umuntu atekereje ku mateka y'ijyanabutumwa bwiza, abantu bakurikiranira hafi by'amateka ya Gikristo baba bumva William Carey, John Eliot, David Brainerd ndetse n'andi mazina yamenyekanye cyane. Ndetse yewe niyo umuntu asubiye inyuma mu mateka y'Ubukristo, cyane cyane mu kinyejana cya 5, ahikira ku bagabo bo kwizerwa Imana yagiye ikoresha nka St Augustine, Jerome, Ambrose w'Imira. Aba bose biswa Latin Church Fathers cyangwa se abakuru b'itorero b'Abalatini. Muri ubwo buryo rero biragoye ko wakumva umuntu wagarutse ku mateka ya St Patrick, cyane cyane hano mu Rwanda. Ubundi St Patrick yari muntu ki? Ubundi kubera cyari ngombwa ko tumugarukaho mu mateka y'Ubukristo? Kuki ari ngombwa ko mu myaka isaga 1500 yose amaze atakiriho dukwiriye kumugarukaho? Ni ibiki yakoze mu by'ukuri? Kuki twarambuye inyandiko tugasubira inyuma imyaka yose irenga 1500 ngo namwe tubamenyeshe ibyaranze ubuzima bwa St Patrick? Ngende Ntakirutimana Mico Patience, komeje gukurikirana Rwanya Ministry TV. Reka tubane kugera ku musozo. Ubundi akenshi iyo bigiye kuba ngombwa yuko tuvuga ku mateka y'umuntu wabaye intwari mu Bukristo, biba byiza yuko twavuga ngo Imana yakoze umurimo muri we ungana gutya nyuma yaho yakira umwami Yesu Kristo. Yesu Kristo, Imana nzima yambaye umubiri, akabana n'abo yaremye, ndetse yaje no gupfira ngo bakize urupfu rw'iteka. Ubwo yari mu isi, nyuma yo kuzuka no kubonekera bene data basaga 500 ndetse no kubonekera intumwa ze, ariko kandi mbere yo gusubira mu ijuru yasigiye intumwa ze inshingano igomba gukorwa kugeza ku mperuka y'ibihe, mu isezerano ry'uko azakomeza kubana nabo. Iyi nshingano ni iyi: nuko Yesu arabegera avugana na bati, nahawe ubutware mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 28 umurongo wa 18 kugeza ku 20. Iyi nshingano ndetse n'isezerano riyiherekeje ko Kristo azaba ari kumwe n'intumwa ze ubwo zizaba ziri kumuhamya mu mahanga yose. Intumwa ze ntizayifashe binenegwe, ahubwo zabwirizanyije ubutumwa bwiza umunezero mwinshi cyane, nubwo zari ziri mu makuba menshi ndetse n'akarengane. Ndetse yewe zayifashe nk'inshingano yo gupfira. Pawulo ni umwe mu ntumwa Imana yagiriwe no gukoresha ahantu henshi mu bwami bw'abami bw'Abaromani, uhereye za Damasiko aho yakijijwe agana, ugakomereza za Antiokia, Galatiya, Makedoniya, Akaya, Atene, Efeso, Yudaya, Roma ndetse n'ahandi hatandukanye. Luka abihawe na Mwuka wera yatwandikiye ibyo kwiyemeza kwa Pawulo muri aya magambo: ariko sinita ku bugingo bwanjye ngo nibwire ko ari ubw'igiciro kuri njye, kuko nkwiriye kurangiza urugendo rwanjye n'umurimo nahawe n'Umwami Yesu wo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo 24. Intumwa nazo igihe cyazo cyarashize nk'uko iby'abasokuruza byagendaga. Imirimo yabo imwe tuyibona muri aya mateka yahumetswe muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Nyuma yabo itorero ntago ryazimye, ahubwo Imana yari yahagurukije abagabo bo kwizerwa batandukanye bigiye ku birenge by'izo ntumwa nyine. Ndetse kandi nyuma yaho tubona abagabo Imana yahagurukije bo kwizerwa ku ijambo ryayo, maze batangira gukora imirimo itandukanye. Batangira guhanahana ndetse no kwandikura ibyanditswe byera. Bihatiraga kumvira ukuri ndetse no kukwigisha abandi. Muri bo hagiye hanabamo abihebeye kujyana ubutumwa bwiza kure aho butaragera, nk'uko Paul yabivuze muri aya magambo: nyamara muri uru rwandiko hamwe na hamwe nabandikiye ntabobera, nsa n'ubibutsa kubw'ubuntu nahawe n'Imana yuko nkwiriye kuba umukozi wa Yesu Kristo mu banyamahanga wo kubagaburira ubutumwa bwiza bw'Imana nk'umutambyi, kugira ngo abanyamahanga babone uko baba igitambo gishimwa cyejejwe n'Umwuka wera. Nicyo gituma niyogeza mu mirimo nkorera Imana muri Yesu Kristo, sintinyuka kugira icyo mvuga keretse icyo nakoreshejwe na Kristo ngo abanyamahanga bumvire Imana. Yampaye amagambo n'imirimo n'imbaraga z'ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza n'imbaraga z'Umwuka wera.
Ibyo byatumye nsohoza ubutumwa bwiza bwa Kristo uhereye i Yerusalemu ukazenguruka ukagera muri Ruriko. Kandi nashishikariraga kuvuga ubutumwa bwiza aho izina rya Kristo ritari ryamenywa, ngo ntubaka ku rufatiro rwubatswe n'undi, ahubwo ngo bimere nk'uko byanditswe ngo abatabwiwe ibye bazabibona kandi abatabyumvise bazabimenya. Urwandiko rwandikiwe Abaroma igice cya 15 umurongo wa 15 kugeza ku wa 21. St Patrick ni umwe muri abo, nawe yumvaga ibimvuze neza cyane. Mbese twabifata nk'aho Paul yateye indirimbo maze Patrick agasubiramo inyikirizo. Wakibaza uti biteye gute rero? Turacyari kuri St Patrick wamenyekaniye muri Irlande. Uyu yavutse mu kinyejana cya 4 cyarimo kirangira mu mwaka 385. Avukira mu gice cy'amajyaruguru cyerekera uburasirazuba bw'Ubwongereza, ubu n'ahitwa Glasgow muri Scotland. Ababyeyi be baje gutura mu gice cy'uburengerazuba bw'amajyaruguru cyari kizwi nka Celtic cyangwa se Brighton, cyari cyaragizwe cy'ubwami bw'abami bw'Abaromani kuva muri 84 nyuma ya Yesu Kristo. Ise umubyara witwaga Calphurnius ndetse na mama we witwaga Concessa bari abakristo bahamye mu kwizera gukiza. Icyo gihe ise yari umudiyakoni mu itorero, yewe ndetse na sekuru yari umukuru w'itorero, pastor, bishop, overseer, ko wabyita kose. Ababyeyi ba Patrick bamureze bubahiriza inshingano zabo, bamurera bamumenyereza inzira nzima nk'uko bikwira ababyeyi bavuga ko bizera. Gusa Patrick iwe ntiyayigendeyemo. Nyamara si uko ijambo ry'Imana ryahindutse ubusa, ahubwo Imana ibifite igihe cyayo izamenyesha uwayo ibyo imushakaho. Umutima we wari kure y'ibyo yigishwaga n'ababyeyi be rwose. Yewe sinatinya kuvuga ko wariho ibinure rwose. Byamuteye gutera umugongo ibyo yahabwaga n'ababyeyi be. Aho kwita ku nzira nzima yigishwaga n'ababyeyi be, we yahisemo kwiberaho mu binezeza by'isi ndetse by'ibyaha. Yatangiye kubaho ubuzima butitaye ku Mana rwose, ndetse n'ubuzima bwera yabonaga ababyeyi be ntacyo bwari bumubwiye. Patrick ku myaka ya 16, ubwo ari umusore ukiri muto, igihe kimwe yari ari gukinira ku nkombe z'inyanja, nibwo yashimuswe n'abapirate. Aba bari ibisambo kabuhariwe by'Abanya-Irlande yashimutaga amato mu gihe cy'ubwami bw'abami bw'Abaromani. Ubuzima bwa Patrick bwari bugeze mu kangaratete kubera ko yagurishijwe muri Irlande nk'umucakara, aho yamaze imyaka igera kuri 6 yose agurishijwe ku mutware Mirisho. Undi mucakara wese mu bizazane n'inzara nyinshi, kwambara ubusa, yuzuye intimba ndetse n'umubabaro. Mu myaka 6 yamaze aho, yayimaze ari umushumba w'umukumbi wa sebuja Mirisho. Amanywa, ijoro, imbeho ndetse n'izuba yabaga ari mu bibaya bya Bled ndetse no mu bikombe bya Slemish. Muri ako kaga gakomeye gatyo, Patrick yagize umwanya wo kwitekerezaho, yibaza icyerekezo cy'ubuzima bwe. Atangira kujya yibuka ubutumwa bwiza yabwirwaga n'ababyeyi be, cyane cyane mama we kuko ari wabaga muri hafi. Atangira kubyibwira umunsi ku wundi. Yatangiye kwicuza igihe cyashize cyo kwishakira ibinezeza. Nibwo yahindukire Kristo nk'umukiza we ndetse akaba n'umwami we. Icyo gihe kimaze kubaho, hari amagambo ubwe yiyandikiye. Nari mfite imyaka 16 kandi sinari nzi Imana y'ukuri ubwo najyanwagaho umunyagano. Ariko muri icyo gihugu cy'amahanga umwami yahumuye amaso yanjye ataramwizeraga. Nubwo natinze cyane kurekura ibyaha byanjye no guhindukirira Imana umwami wanjye n'umutima wanjye wose, yarebaga ubutindi bwanjye akagirira impuhwe ubujiji bw'ubusore bwanjye. Hanyuma yangiriye ibambe nk'uko se w'abana ribagirira. Buri munsi ubwo nabaga ndagiye umukumbi, inshuro nyinshi ku manywa nabaga nsenga. Uko niko urukundo rw'Imana ndetse n'igitinyiro cyayo byansabaga. Kwizera kwanjye kwatangiye gukura ndetse nsubizwa imbaraga mu bugingo. Akenshi nasengaga inshuro zisaga 100 ku munsi ndetse n'izindi 100 nijoro. Igihe nabaga ni jyenyine mu mashyamba ndetse no mu misozi, nabyukaga mu museke nsenga. Akenshi habaga ari mu mbeho y'ubutita, mu rubura cyangwa se no mu mvura. Sinigeze ncika intege cyangwa ngire ubunebwe. Ubu iyo nsubije amaso inyuma ko
koko mbona ko Mwuka Wera yankuzaga kandi yananteguriraga ubuzima ndimo ubu. Ibi biri mu nyandiko yitwa Ecclesiastical History of Ireland yanditswe na W.D. Keller mu 1875. Buri wese twumva yakumva uburyo ibi bintu bitangaje, kuko akenshi abantu bumva ko gusenga Imana ari igihe uba nta kibazo ufite. Akenshi mu bihe bigoye abantu baba biyumva barakariye Imana ndetse bayishinja amakosa, cyane cyane bavuga yuko itabitayeho. Ahari yaba ariyo mpamvu umaze iminota yose uri kumva iki kiganiro, ko ari ukugira ngo umenye ko mu bihe byose nta handi hahari usibye ku Mana. Mu buryo butangaje, Patrick yaje gukunda abo bamutotezaga, dore ko yahoraga arakaye ndetse nk'undi mucakara wese yakifuza ko banapfa. Urukundo rwe ntirwari rugarukiye mu byiyumviro gusa, ahubwo yabarwaniye ishyaka. Wahari nabo babe bamenye inzira y'amahoro ndetse n'umugisha utagira akagero. Ayo yaba Patrick ndetse n'abandi bera bose nta handi bayaronkeye uretse mu Mwami wacu w'icyubahiro Yesu Kristo. Uwo niwe ibyanditswe byera bitubwira ngo igihano kiduhesha amahoro cyagiye kuri we. Niwe wakujeho inzandiko zaregaga bera kuzibamba ku musaraba. Uyu niwe byagakwiye ko ubaye usigaranye urukundo rumwe warumukunda, atari uko rukennye, ahubwo kuko ubusubiza urwo yagukunze ubwo yagupfiraga ku musaraba, niba warihannye ukabyizera. Ushobora kwibaza uburyo Patrick yabigenje. Muri iyi minsi igera ku myaka 6 Patrick yamaze ari mu Banya-Irlande, byamuhaye kumenya ururimi rwaho ndetse yewe n'umuco waho wumva neza. Iyo myaka ishize Patrick arogeje imyaka igera kuri 20 yaje gutoroka ubu bucakara, niko gusubira iwabo mu muryango we. Wakibaza ngo ibi byamufashije iki? Mu byo twavugaga haruguru, yasubiye mu muryango maze akomeza kwiga ibyanditswe byera ndetse no gusenga. Nibwo yaje kujya gufata amasomo ya gishumba iwabo mu Bwongereza. Nyuma yaho yabaye umukuru w'itorero aho mu Bwongereza, imyaka ikabakaba 20, ariko umutima ukizirikana b'Abanya-Irlande. Kuva ku mwaka wa 48 nibwo Patrick yagiye kujya yajya mu mateka y'itorero mu Bukristo, maze bituma n'abakivugana bugingo n'ubu nubwo yapfuye. Yari azi ururimi rw'Abanya-Irlande neza, yari amaze imyaka 20 ashumbye itorero. Ariko ibyo ntabwo byari bihagije, ahubwo yagiriraga ishyaka abarimbuka ndetse n'umutwaro mwinshi ukomeye, niko kwitaba umuhamagaro wo kujyana ubutumwa bwiza nk'uko iyi ntumwa ku banyamahanga Paulo yawitabye. Ndetse Patrick nawe bisa naho amajwi y'Abanya-Irlande yamuhamagaraga ati ngwino dutabare, nk'uko Paulo yarose umunyamakedoniya amuhamagara. Aho yahemuriwe niho yajyaniye inkuru ihebuje, ababwira Kristo bakize bubata bwa Satani, ko yazanywe no kubatura abo Satani atwaza igitugu, inkororagahato za Satani. Gusa byari bigoye cyane cyane ku babyeyi be kubona Patrick yongeye gutera umugongo kavukire yerekeje aho yamaze imyaka 6 yose ari imbata ndetse inkoreragahato. Gusa ishyaka rikongora n'umutwaro yari afite abarimbuka abo bose bari mu bubata bwa Satani muri Irlande ntibyamukundiye kumvira ababyeyi be. Bibuko Kristo yabivuze ngo ukunda se cyangwa nyina kubandutisha uwo ntakwiriye kuba uwanjye. Nibwo yagiye, ariko ntabwo byari bimworoheye rwose kubera imibereho y'Abanya-Irlande. Usibye kuba bari batarize, bwari n'ubwoko bwafatwaga nk'abanyamusozi cyangwa se inyeshyamba, barbarians. Byagombaga kumugora rero kuko ibyo yari abajyaniye yari ajyanye inkuru itarigeze na rimwe yumvikana muri icyo gihugu, ndetse n'ibyerekeye ubukristo byose Abanya-Irlande nta makuru bari babifiteho, kuko ari we wenyine wari ubashije kuhageza ubutumwa bwiza. Yaza kuba ariko byagenze no mu Rwanda, bwa mbere hagera ijambo ry'Imana agahita hagira ubutumwa bwiza. Uko byamugoye kose ariko yakomezwaga n'icyo yari yifuriza aba Banya-Irlande. Ntabwo yari ashishikajwe no kubagira abasirimu nk'Abanyaroma cyangwa se ngo abagire abanyapolitike. Yakomejwe n'uko yari umugaragu wa Nyagasani wagombaga kubamenyesha inkuru nziza itagira ikindi ivangiye, nk'uko Paulo yavuze ko aricyo yari abereyeho. Abagira iki n'abatari abagira iki, abanyabwenge n'abaswa bafiteho umwenda. Nicyo gituma ku bwanjye nshaka kubabwira ubutumwa bwiza namwe abari i Roma. Urwandiko rwandikiwe Abaroma, igice cya mbere, umurongo wa 14 n'uwa 15. Nawe
yari afite ishyaka ryo kubona abanya-Irlande bubatswe n'ubutumwa bwiza uhereye ku ndiba ukageza ku musozo, mu kudacika intege ndetse no gukomeza kubasengera cyane anabigisha. Ubutumwa bwiza bwaje kuba ikiraro cyambukiranya umuco w'abanya-Irlande, maze ubutaka bwiza bwose bwakira imbuto yabubwemo aho muri Irlande. Kubw'ubuntu bw'Imana yaje kubona itsinda ry'abizera bafatanya nawe kubwiriza ubutumwa bwiza, basakaza impanuro ziva mu gihangano cy'Imana, ubutumwa bwiza bazigeza mu mihana yose yo muri Irlande. Yahamaze imyaka isaga 300 yeguriye ubuzima bw'Imana kubw'abapagani, inkoreragahato za Satani zo muri Irlande. Imana yakomeje gukuza imbuto, iyo mbuto y'ukuri ariyo y'ubutumwa bwiza mu babwumvishe bwose, maze busakara muri Irlande mu kinyejana cya 5. Nta gushidikanya St Patrick yabwirije ubutumwa bwiza, cyane ko yari afite ishyaka ryinshi ariko riva mu bwenge aheshwa na Kristo waduhindukiye ubwenge bwose no kumenya. Yabaye igisonga cyiza, avuga ubutumwa bwiza mu gihe gikwiriye ndetse n'ikidakwiriye, byatumye bamwe batangira kujya bamwita intumwa yo ku banya-Irlande. Gusa ibi byaterwaga no kwishimira umurimo we muri ubwo bwoko, kuko nta yindi ntumwa yigeze ibaho nyuma y'izo Kristo yatoranyije. Igihe intumwa ya nyuma yapfiriye, bivuga ngo kubaho kw'intumwa hano ku isi byari birangiye, yewe ndetse n'uwo murimo cyangwa se ofisi wo kuba intumwa ukaba warakoze mu bo Kristo yatoranyije gusa. Yageze igihe nawe amera nk'ibisukwa ku gicaniro, amaze gusaza rwose, ubwo yari ategereje igihe atarazi igihe kizazira cyaje kuza muri 461. Ubwo nk'abandi bera bose, nawe yumvishe rya jwi ryongorera rimubwira riti, uyu munsi turarana muri paradizo. Icyo gihe hari ku itariki 17 Werurwe. Ubu imyaka isaga 1500 irashize, urugendo rwe rusojwe hano ku isi. Yarwanye intambara nziza, arinda ibyo kwizera, nawe ategereje igihe abavunitse bose kubw'umwami wacu bazatunda imiba banezerewe. Patrick, inyandiko ze zabashije kuba zikiriho ni 2 gusa. Iyitwa The Confession ni inyandiko iri mu rurimi rw'ikilatini ivuga ku byo gukizwa kwe, ndetse inyandiko yandikiye abasirikare ba Copernicus yari yiganjemo cyane iby'icuruzwa ry'abacakara icyo gihe mu Bwongereza, ndetse na bamwe mu bantu bakomeje kuba babi cyane, bakomeza kugenda bamena amaraso y'abakristo. Izi nyandiko ze zerekana cyane Patrick aruciye bugufi, wahoraga yihaye umwami mu byo kwiga ndetse n'ubusabane mu isengesho ndetse n'umwete wo gushaka inzimizi. None rero reka natwe dufatanye na wa muririmbyi tubaza tuti, ubu hemeye nde kugenda gushaka inzimizi ngo agende ashaka intama Yesu yapfiriye, afite umwete mwinshi nk'ushaka itungo rye. Byibuza bwakira akaza akabwira umukiza we ati, ni ukuri niriwe nshaka intama zawe zari zarazimiye, ngizi ndazicyuye zishyire mu rugo. Ukibwira ibyo wibaza niba koko yaba ari wowe. Nanjye nibyo ubundi kwibaza. Uyu yari St Patrick, nawe ngende Ntakirutimana Mico Patience. Iki nicyo cyegeranyo kibanza ku ruhererekane mugiye kujya mukurikirana rw'amateka y'abantu babaye intwari mu kujyana ubutumwa bwiza ku Mana.